Ndetse ibintu byose uri kundisha ugenda gusenga koko biba ari seriye. Asa kuvuga ngo nukujijisha. Nyine abagenje nabo tuba twajyanye. Nyine turajana ariko nose ari gusenga umwana ntari seriye cyangwa nandi gukina. Urumva murajyana nyuma akabona wahindutse. Ntabwo buri umwe wese abagiye gusenga. Ahubwo wamindukanye kubera mama wawe. Wamindukanye. Nose birakwiye gutuka umuntu w'umukecuru yamvyaye akubyari umugabo ngo ndayishaje. Ahukwiye gukizuka. Kubabarara ku bwawe tuzanicana none areba nawe. Azakunze bacu bose mudukurikirane kuri Keza TV show musanzwe. Nongeye kwasuza mbi tuzakomeza kugira ibihe byose mwese kubana umunsi kundi. Nizire kumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse no hanze y'isi ndabasubije ndashimira ko nabanye ibitekerezo. Mugenda mwandika muri comment n'amazanye y'ifasho benshi. Ndetse n'ibindi byose n'ibanga bigiye bitandukanye. Kubatumira tuba twaganiriye naho ndi kumwe na Farida ndetse n'umugabo murabizi ko muri benda kuduha ibirori nubwo batubwira ko bizaba ubundi ngo ntibizaba bitewe n'impamvu ndetse n'ubwumvikane butegwa mu miryango ariko nabasuye reka tuganire nabo twumve imigabo n'imigambi bafite hagati yo bombi uko ari babiri. Ashaka telefone gutya mumeze mute? Muraho murashima. Bashimye gasani kabisa. Farida none wambaye birebire. Wikweje imyenda n'umutima wanjye n'ahantu bihurira. Wabike. Gusa n'umutima wanjye n'ahantu bihurira. Se wajya uvuga iyo niwe uvuga mbere se wavuga iki? Uvuga cyane. Barabikwibutsa se? Nganye mvira agatima kaho bufite. Ndabona wambaye birebire ngo imyenda n'umutima n'ahantu bihurira. Egano maje kunstressa. Maze gusaza mu bwonko sinisubiza ibyo umuntu ambajije. Uvuga ibyo bonye. Ibyo bonye se? Ibinjamo. Uvuga ibije. Gripanze gushira ke ntago ari umutima mubi nuko ndameze neza. Ni gripe urwaye harimo n'ikindi kibazo. Gripe pe. None kumwe imiti se? Nose gahunda yo kuja kwa mama bigeze bite? Saje warabize turi kubipanga. Nimba n'amafaranga yo kugura igitenge. Wowe yagwase uwo filogenda gute? Ese fari waba 15? Narayabuze pe. Ako umuntu usa nawe uzigabona fresher uzigaba ufite. Niko namye ariko ntabwo nigize nsa nabi nge. Abantu muri comment batubwira niba banze kuri no kamera yawe nsa nabi. Yaro umuntu muri akavuga ati gusa nyine we ndari cyahindutse ko mfite umugabo. Mfite umugabo kandi urugero ndanira. Uri kumunaniza tubita gucumije. Asistori. Bigeze hehe hu? Ibirori biraho birarimbanyije aho. Simuno zogira imbaraga zo kuja kwa mama kusaba imbabazi. Zajyayo no kw'Imana. Se turi kuwa mbere. Wa gatandatu cyase cyumweru. Guma muri nzajyaho kandi iminsi iri kugenda. Ari kugenda ariko nzajyayo kubera ko nshaka no gutumira abantu hano nzajyayo. Nzajyayo. Kuko abantu bangiriye inama yo kuzajya kumusaba imbabazi. Nanjye nitekerezaho kuko mbona harabayeho guhubuka ariko ngomba kugenda. Se Marene wakeza mbiriye inama. Se harya ndi Marene. Marene. Yabwiriye inama. Barabiganiriye ko sindamenye. Urumva nge nta yindi nama namugira. Buriya mu buzima bwose tubamo buriya kwiyorosha n'ibyo bintu bya mbere. Haba kuri kuba muri famille haba no ku bantu bo hanze mutaziranye cyane. Kubana neza n'abantu no kwiyoroshya cyane cyane abantu bakuru. Buri umuntu mukuru ashaka kugukandagira ugaceceka kandi wababaye. Noneho byongeye umuntu harimo ibintu bya famille by'umuryango. Ibyo n'ukuntu ibintu bimeze reba mama yaje hano afise amajambo ukuntu bamubwiye ukuntu meze ukuntu kiraho abana ngwabo inda bakuyemo abagabo inzoga none birangira nawe mwere isura none se reka nkubaze uko nagusobanuriye akubwiye ngo ko yaje niko namwakiriye k'ibyo bintu byanarangiye kubigarurira niba narakosheje Fane tukuyifata nabe niba narabigenje gute simbizi twihanganira ubwo rero sinzi ikindi kintu ngiye nakora gusa cyo ngomba gukora cyo kugenda ngamusaba imbabazi tukiyunga byakunda bigakunda bitakunda ubwo sinzi ko bizabera reka ntukongeraho ngo bitakunda gusa icyo nzi neza cyo nuko bizakunda kubera ko we nubishaka bizakunda kireka nutabishaka. Ndetse ibintu byose uri kundisha ugenda gusenga koko biba ari seriye. Asa kuvuga ngo nukujijisha. Nyine abagenje nabo tuba twajyanye. Nyine turajana ariko nose ari gusenga umwana ntari seriye cyangwa nandi gukina. Urumva murajyana nyuma akabona wahindutse.
ntabwo buri umwe wese abagiye gusenga mama wamindukanye kubera mama wawe wamindukanye nose birakwiye gutuka umuntu w'umukecuru yabyaye akubyariye umugabo ngo ni ndayishaje nanjye nabyariye abandi abagabirirwa none se njye nta bahungu mfite rero nurajya uguma kwigereranya na nyokobukwe ntibizakunda ntabwo ari kwigereranya nawe ufite nyokobukwe w'ishyano nawe bidushyano kuko iyo utabaye ishyano uraca bisubira se umushano ntabwo wakuba ku rugo ngo bikunde pe wiki mama wawe ni ishyano nanjye ndi ishyano ni amashyano amashyano abiri njye ntabwo wanyemeza ikosa ntabakoze cyangwa nta makosa wakoze se ikosa nararikoze umuntu ari kuvuga ngo ni ishyano umuntu mabukwe ni ishyano pe abantu muri komite muzatubwire uko mwamubonye mabukwe ni ishyano yasanze ishyano rero ni ishyano ribana n'umuhungu ni amashyano abiri agiye guhura ku muhungu umwe kubabarira ku bwawe tuzanicana none areba nawe oya jewe nabwo nukomeza iyo mico ko nzi ko wahindutse ntabwo tuzakomeza nyirabizi sivyo byose bizagera ku rwego tuzatandukana cyangwa wagize ngo kuba warabanye nanjye ntabwo twapfa gutandukana none se bavuga ngo ndarugana naruka nanabyiga ku mugabo wanjye nanabyiga mpfa kuba nzi ko nkukunda bitinya Farida najya avuga iryo jambo nanabyiga pe yaguhereza ariko tukagumana ko no kubesha yabyivugiye bukando gase nyina yaravu mama wa yaravuze ngo Farida ngazakuroga ngo ucire inkono ntabwo ubone yabugohaye ibaze kweri mama yarabivuze bari kumwe ati yandagiye umwana umutanze agaruka acira inkono none nawe arabivuze kandi Farida ni wowe uzira kuvuga oya njye kuvuga kumvuga ibiriho cyangwa se ubusabwe uzohinduke inzobe bigenza gute koko ayo majambo nye kuba warabaye kuri ku mihanda ivyo ngivyo by'abagabo iki niki reka kuba umuntu yaba indaya ubuse n'abapasiteri bajya batubwiriza akadereza ubuhamwe ko babaye n'abicanyi na mwasiko n'indaya ariko baba barahindutse bo ubuhamye si bahinduka gusa nagota nanjye Imana rero yandemeye ubuhamye kandi ubwo yandemeye n'ubwo kandi kitukana oya bwamaze kuzura ubukize ubuhamye cyangwa se bamaze kubika oya ubuhamya bwuzuye ushaka gushobora mwabambwe keza kunda ngomba niba ari ngomba niba ari ibiki uracyatukana urangiza ngo ubuhamya bwamaze kubigira ubuhamya bwanjye bwamaze kubigira umwe ntabwo nshaka gutandukana none ntabwo nazabakira rero kugira ngo none se uzi icyo nakwizeza neza kwa gatandatu muri weekend itaha dufise kuja kwa mama ndabyemera tuje gusaba imbabazi nuko gwegereje urabona dufise ibintu byo gutegura reka dutumira abantu pe gusa ufata neza akamikoro gusa hano kuko ubizi kandi dukoresha nka mikoro ukaba uri kwijyana kuri abantu bari bunyumvire gusa mukecuru tugomba kumusura nkamusaba imbabazi twese ibyo ikindi cya kabiri ngiye kukubwira kandi unyumvire sinkukunda uranabibona ako ni nk'umuntu ugihagaze uzubaha abantu bose ako nzubana none umuntu unyubaha nicyo cyo nangiye kukubwira umuntu uzaza aturutse iwanyu aje kunsuzugura ntabwo bivuze ko umuntu agututse muri kijuju nawe umusubiza muri kijuju ibyo ndabyumva ariko hari umuntu urengera cyangwa se agakabya umuntu uzaza ngo nuko ngaze ngo fani ngo kubera ngo byari bimeze gutya muhahise hiwe hari nahahise we wihanganiye ukemera kungira umugore ntabwo ari ahahise ngo bene wanyu bajye babibona ngo baze bansuzugure umuntu uzaza nzamwubaha nibyanga agashaka kugira ute kunsuzugura ngo nukubera ahahise hanye nkabona urabishigikiye aho nidutandukana nzavuga ati n'ubundi nta mugabo mpombye n'undi ameze nk'abandi nzakureka ariko naza akaza agashaka ko twumvikana sha nzamubera umuntu mwiza mwubahe birenze nyine n'ibikenewe kandi nta buryarya ariko nazaje kumbangamira ku mugabo wanjye nikundira ari wowe ibyo dushaka byose ibyo dukora byose bisaba guhinduka ukaca kwa mama warahindutse sibyo kuko n'ubukwe bwanyu mukeneye abantu nawe urabizi ko ntabwo ndi umwana mubi pe ntabwo ndi umwana mubi kuko nagaze imbere imico imbere ya mama ni kubera iki imico mibi ntabwo ari ukumugaragaza uburyo yajemo abantu muri komite ntabwo babona ukuntu bavuze cyangwa ngo wigize ubireba oya ibyo bintu rero ibyo abantu bavuga ni uko nzi icyo byo guhinduka uba warahindutse mbona njye abantu baranduka kubera ko n'ubundi kuva kera muzi ko ndi umuntu mubi ibyo narabimenyereye nta kibazo ariko guhinduka k'umuntu bibaho nose ntabwo wibitse ko wahindutse se narahindutse
ubuso nutwara kuburakara ufise kwa mama wawe bizogenda gute tuzaturi kumwe nzatuza basa kunkasoringa ntuzi nuko nkasoringa danone se we ntago wabyishora ngo uvuge uti nanjye nshaka kurengera nk'umuntu ngira amarangamutima n'umutima ndimo ntabwo umuntu yaza kumvogera ngo nuko nagiye kumusaba imbabazi ngo mukundire oya ntabwo kuba hari ngombwa ngo ujye gupfa ngo kugiye ukunda ubaha umuntu ngo bare n'umwana we kiri kutarabyaye utaza agaciro k'umwana ngeze agaciro k'umwana n'agaciro k'umuntu gusa ikosa nazakora mu bintu nazakora bityo uyu we yanankandagira no mu bwonko ariko utazambabareza umutima ntabwo nakubabaza nawe urabizi kuko hari umuntu wajya muri comment yandika ngo Farida aramubeshya ngo yazamukana n'umuntu azamuka bavuze byinshi noneho hari uwavuze ngo ariko nanone keza niyama n'abakobwa mwabakobwa babireba hari reba muri kamera mumurebe mwirebe mumurebe ibyo kujya mwivugishwa ngo uri mwiza ngo wamwemeye gute no hari uwavuze rwego ko mana ndase ngo wamurongoye waho ngo wahumirije kubera iki abantu twifuriza umuntu ikintu cyiza wamubona Faride mu bikugeza kuye kubona umugabo nicyo kindi cyo tara murabizi namwe murampamagara nimero zawe nimuzifite ariko ikintu nababwira neza cyo uyu niwe w'Imana ya uyu niwe kandi mpamvu mama yaje hano nyina gushwandira nyine ndabyemera uyu niwe Imana yanyidemeye uyu muvuga ngo ni mwiza niwe tuberanya kuko murabona ko turanasa oya mwarasa telekomura ingo murasa uyu we turanasa ego abantu bamara igihe bakundana barasana ubwo ni gusenga Imana ukaje kwa mama nyine ubeze fresh aha kutari gutumira ndahera kuri ndera ara kuri ndo ariko muzaza nasubira invitation ariko nyine abantu bose ntabwo ariko wabageraho ngira abantu bankunda nubwo bantuka ariko barankunda sibyo batankunda ntabwo bakandika bantuka baba gukunda so gutuka hari ukuntu umuntu agukunda akakureba kubera amurenga karagutuka je umuntu wa mbere atumirana umugabo wa Keza papaje kumva Keza we arabizi umugabo we n'utabizi kambyivugire Keza ni marene wawe mama we rwose ibirori n'ibyo so kumutumira na mabukwe wanje kumva abafana banje rero sindi bavuga amazina batatu bari ku isonga umuntu bita David nimero yabo yavuye kuri WhatsApp singikubona nagutumiye mfite umurenge umuntu utuye Kimironko nawe ndagutumiye n'uw'inyamata abandi namwe rero mushaka kuza ni karibu ni mu kwa kabiri gusa itariki yo tuzayimumenyesha nagari nonaha gusa munatsengere bitazapfa kubera ko ndabona satani akomeje kubyizeye urumva nawe nta cyizere ufite satani rega yanga ibyiza ntabwo nyizereramo none ndakwizera sabwo byonyine ko mwizereramo nusoma jambo nayiki ntabwo rega ndi kuvuga nabi ibintu birahinduka bitewe n'ibyo ubona rero umuntu wumva ashaka nkeneye kuko nkeneye inkunga y'amasengesho iyo niyo ya mbere ubuzima bw'urugo ngiye gushingana n'umusore mwiza mubona umugabo wanjye ikindi cya kabiri inkunga ya kabiri nkeneye kuza muri ibyo birori mukareba Farida wanyu ibirori agiye gukora ariko ukamanika nakamanitse gutya akiburyo iyo bigeze ku ngingo yo kumanika akaguru Keza arabishima akaboko ninde uvuze akaguru uzamanika akaguru mu ruki ako nakaza muzaye ku bintu byinshi oya ndavuga kukamanika ntabyo ushaka kukamanika bazavuga ngo umunogonozi n'ibyo bivuga umunogonozi ni Keza indi nkunga ya gatatu nayo ikomeye ubufasha bwanyu ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kujya gutuma nseka oya ntabwo nongera ikindi cya kabiri mbabwiye nimero nta kintu byaba bitwaye ndabwira nimero zose wabwiye na oya uyu nguyu we aravuga iyo nawe mvuga iyanjye n'amazina zibaruyeho baramutwara baramutwara iyo se nishaje batwara kuri kumuragiza se ngo mumurebe mwirebe nura ugize undi mugore ubana nawe ubwo n'ubundi ntabwo waba uri uwanjye Imana abiri kunyuza umuntu wakoze ku ngutiya ntazajya nakoze ku ngutiya
ngufitiye nawe bazazikora niba nazo barakora ni 078 nangiba kuri WhatsApp yangiye kubaha iyo mbaye kuri WhatsApp munisha umutwe 078 Nusuri guseka ibiki yasinze ako wamwenye Chimuswa kujya muri mikongo nasinze na mwenzo nusuguri mubi ni 078 210 12 13 ibaruyeho w'amahoro mamiye noneho uyu nawe nababwira yanyu iyiwe muzamuhamagara muzamwohereza amafaranga nanjye yanyu mwohereza abasanye bazayama ko bamukara ako mujya muyama ni gutwerera nta muntu ureba ibyo birariga n'ibyo hanze munwerere mwirebe umutima mubi wanjye nifitiye cyangwa se mwirebe uko nimereye naho arabise ufite umutima mubi nta mutima mubi ngira ariko nyine bo nyine tigana nimva nka mfite umutima mubi ko kuntu babanuka ngo ndi umwana mubi sinigura umwana mubi se nawe umutima nuko ubwiye se oya wowe vuga nimero yawe nani wowe yabayishyiraho bikatugira akamaro twembi sibyo wenda wowe bakwanze wowe bamukunda bakayashyiraho ashaka ko uzayashyiraho ndabizi kubera wowe cyamenya wafuhana nabi ndakubwiye mu buzima bwanjye mu myaka nazengurutse ku ma YouTube nabonye message ndaranase yandese comment bandikiye nde narafuye usko ndize narafuye bamuhandikiye ngo ndamuhamagara njya kuri account ye yanuze ya TikTok banditse ngo iki uzajya muzakwereka cyangwa burya screenshot mbikwereke umufisa gutetana bino ni umukobwa wamukunze yaravuze ngo urate muzanyihere nimero nguri na mwiza si byiza nusuri kwisa ko batwara nisushaka kugaba kugira ngo ufite umugabo mubi none se nimero ashaka iziki agiye kuzikira noneho uzazifatira kandi kera ni wafuhaga ariko menya baramenye inyungu zo nikana tuzogushakire yakara we mukundana none ni mutu utanyishimiye nose niba kuri wanjye kwe cyo bakwaka nimero gusa ako ubu n'abantu bakwaka nimero babasore barazikwaka uko nazitanga nose nuko mukundana nose kuki bo banga kazitanga kandi wowe uzitanga akore mungu nyina amenya ko ari mwiza none kavuga nimero nyine tureka abafana hari icyo cyangwa se abadukurikira ari cyo bazadufasha ariko muzafate n'amatariki ndetse yagiye nyine tugiye gufata amatariki n'ahantu bizabera abantu banahamenye n'abazabasha kuza bazaza abafana wacu azi ndi umugabo wa Farida kuko niko biri mugende kuri YouTube musakishe Keza TV show mukore subscribe share na comment ngiye kibyo numva ntabivuze okay hanyuma cyambere manje gutumira umuntu wa mbere ndabizi azoreba kiniganira ari muri Amerika yitwa Mutoni wa kabiri nawe ari muri Amerika ariko narungike tu batumire banarungike ngiye gushaka akanimero kanje uzobona bikwiriye kudutumira mu bukwe bwacu dufasha azoneka amafaranga ayumva ashaka azodushimisha nimero yanje ni 078 079 4 6 3 yivuze nabisubiremo 079 4 6 3 5 amazina ni Liza Theodore uzaba mukoze kandi kuza mu bukwe bwacu ni inkuru ikomeye abaje bandika bakora invitation okay ariko bati bagiye no kudusengera pe mudusengere wenda twe dushaka kuba dusenga gacha cyo mudusengere cyangwa gasenga Imana ntibyo ntibufasha kandi tubagizwe na gahunda yo kuja kwa mama hirya ejo kwa gatandatu gusaba kwa waravuze nabi waravuze nabi rwose pe urabyemera none kandi kindi nawe Keza burya niwe kwa marene wawe kuko marene wanje arampana akatuma nseka bikarangira nta mwanzuro mfashe niba nta kintu kirakubabaza ku isi niba waratese uruseka ni wowe tumatseka buri gihe niba ntavuga urandeba ugaseka ubona ndi katuni ubona ndi mana yanje ndibutse ndi mucuti wanje ndibutse ndi mucuti wanje udakora subscribe kuri channel yitwa Laulu atuye Musanze nawe Sara YouTube bro
Okay. Nakoze. Yemwe ndabashimiye. hari akantu gato nshaka kubaza tutarasoza wabwiye mama bukwe wawe ariko gucura ukuntu ngo ubyimbye ngo utenge icupa ricurika uvuga ngo umuntu harimo akana agena ngo ibyo narakumvise kandi arukira mu matwi niba wowe warakavuze ukina niba waruze nyine utarajya kure pe kuko kwibya ibirabyo ni ibintu byanjye abantu igihe cyose baba bazi ngo natwite kandi natwite ubwo ngewe ubwo nagira ngo nkabaze twumve niba urubuto rwaragezemo ntabwo tutangire turubungabunga hakiri kare ntusikubeshe umuvyeyi nkuriya ngo niki uzi umuntu kwibutsa intenge yawe uzi umuntu kwibutsa igikomere cyawe kandi azi neza ko ukizi nasi mukizi kurakara bakwibukije intenge ufite kandi uyizi ngo shayi igikomere cyanjye shakiye yinda usubu nzabije nzi yagase nzi gusa oya nta mpamvu ya siporo ndi proud yuko meze kubuzima kwanjye narabisenge nzabazanira amafoto nanditse muri kuntu nari muri noneho muri hanyuma yuko mumbona ndagakara wayi inzobe yarataye none nifite umugabo nimere ngo ndabura kuri tukindizari tukigere no hasi imana izaniza ubuzima gusa imakurama iconzi ico sivyo mbere ya mariage nzokunuka kwa Keza nk'ivy'umuntu babiri canke mu kimwe uzagira uki nzokunuka kwa Keza uje uzova ndabizi meze neza uyo mfite bashangazi najyayo Keza bagiye kumukorera umusaraba ngaburira iyo minsi yose guko ivyumwero biri mu rugo rw'umuntu gwara n'umugabo aza kugira inama nyene ubwo se birangiye nkunze umugabo tuzakora bride shower tuzakora bride shower ese ivyo nakuvyo ndose ki ko tuzakora umurenge ko bikabanyuma urumva kandi ntabwo bakora